Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Scholars. Uyu munsi ngiye kubereka uko wakora application ya Hungary mu minota itageze ku 10. Ngiye muri kumwe nitwa Mysteriz. Wowe uri mushya ku rubuga rwacu ukaba ubonye channel bwa mbere, iyi channel ibagezaho amakuru atandukanye y'ingenzi, internship ziri professional jobs ndetse na scholarships ziri mu Rwanda ndetse na abroad. Ntibagirwe gukanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. So application process dore uko ikorwa kuva kuri step ya mbere kugeza ukoze submission ugategereza result. Urajya hano mu nguni ukore kuri sign in cyangwa register, umara kuhakirika utegereze gatoya cyane uhite uba directed kuri page yabo. Umara kuba directed kuri page yabo ukurikize steps ngiye kwereka. Iyo uri ubwa mbere ugiye gukora ujya hara kuri as new applicant, umara kujyayo ugashyiramo email yawe, umara gushyiramo email yawe ukayohereza bakaguhereza pin. Iyo bamaze kuguhereza pin ufata iyi pin yawe ukayikorera copy cyangwa ukayandika ahantu. Umaze gufata iyi pin yawe ukayikorera copy cyangwa se ukayandika ahantu, bigufasha ko ukora step ikurikiyeho mu buryo bworoshye. Uhita ugenda ukajya kuri email yawe, usanga bakoherereje yo link, ugafungura link baguhereje. Hanyuma umaze gufungura link baguhereje uraza ugakora hano kuri iyi link ukayopeninga, click to register cyangwa se ugakora kuri following link, click to register cyangwa ugakora kuri following link. Umaze kwakanda urategereza hakaza hano aho ushyiramo password yawe, then umara gushyiramo password yawe neza uhita ukirika kuri sign in. Umaze kubikora ibyo bintu uraza ukareba imyirondoro yawe yibanza iba yagiyemo hariya ya nimero telefone na email nkuko uba ushaka gukora application. Iyo umaze kubikora ibyo ngibyo rero uhita utegereza gato ukareba hano ahantu hari nimero ya telefone. Hano murabona ko hari optional, nimero ya telefone ntabwo ari itegeko ushaka wayishyiramo, ushaka ntiwayishyiramo. Iyo ushaka gushyiramo nimero uyintaringamo, wamara kuyintaringamo ugakomeza ukajya kureba indi step ikurikiraho. Hanyuma iyo umaze gushyiramo namba yawe uraza ugakonfaminga aya mabwiriza n'ama agreement yose. Aha hose ukagenda ushyiramo tick, ugatikinga, ukagenda uhatikinga, warangiza ugashyira kuri ugakora kuri continue, ugakirika kuri continue. Umaze kukirika kuri continue uhita ugenda ukaba directed kuri page yawe yindi. Bibaye successful. Iyo umaze kuba directed kuri page yawe uhita ureba ama options arimo ari available, ugasearchinga bitewe niyo uri interested, ugahita uyihitamo ukareba. Hano urugero twe twacuzinze agriculture engineering, so iyo umaze kubikora uhita ukareba hano ugakirika kuri apply. Umaze ku apply ukirika kuri apply bahita bakuzana ku page. Iyo bakuzanye ku page hano hari profile. Muri profile rero harimo iki nyo uraza kuzuza ibintu byose biri muri profile nkuko muri kubibona hano. Uraza kuzuzamo izina ryawe ugashyiramo ID yawe. Hano ugiye ufite passport nayo hano uraza ugacuzinga kuri side ukabishyiramo byose. Bimaze kubishyiramo neza byujuje hano uraza ugashyiramo ifoto yawe ukaya-uploadinga. Iyo umaze ku-uploadinga ifoto yawe neza uhita ukora kuri save as draft hano hasi. Umaze gukora kuri save as draft biba saved nta kibazo. Iyo beje mu ibara ry'umutuku haba harimo ikosa, birasaba ko uri ugenda ukanza ugakosora iryo kosa ukagaruka hano ukabona kugira ute ukabona kubikosora ukabona gukomeza. Ntabwo uhita ukora kuri submit, uba witonze ukora kuri submit. Ikintu uhita ukora ni ikintu kujya kuri next page. Iyo umaze kujya kuri next page uraza ukajya kuri contact. Ahantu hari contact niho hantu tugeze. Ahantu hari contact rero ushyiramo imyirondoro, amanimero ya telefone, ibintu byose ukabishyiramo. Wamara kubishyiramo ugahita ujya kuri education tabara. Education rero uraza uzuzemo aho wize, amanota wagize, ikizina ry'ikigo, diploma ufite, hanyuma usubize n'ibibazo. Ese wigeze biga muri Hungary? Hano urashyiramo no. Wongere umanuke usubize n'ikibazo niba warigeze uhabwa scholarship muri Hungary, nabwo uraza urebe ushyireho no, I have never been a scholarship holder in Hungary. Ushyiraho yes igihe wigeze wahabwa scholarship muri Hungary. Hano muri izo option uko ari ebyiri ushobora guhitamo no, I'm not safe. Hano kuri no ni igihe uzaba ushobora kwishyurira mu gihe bibaye ngombwa utabonye scholarship. Hariya yes ushobora kuba nta bindi information ukeneye. Hano ukomeze ushyireho no mu gihe usanze hano nta kintu wigeze wachivinga mu bijyanye n'iyi condition bavugaga. Uhite ukora kuri save as draft. Una gukora save as draft
urahita ukomeza application yawe urakora kuri next page. Tugeze kuri language rero uraza ujya hano native language ni ururimi kavukire, urasanga ari Ikinyarwanda ugicuzinga hano kuri insert language urashyiramo izindi ndimi uzi, niba ari 5 uragenda ukora kuri insert uzadingemo. English ushireho proficiency level, ushireho igihe wayize yenda ni igihe runaka tuvuga imyaka 6, numara kubikora neza ukomeze. Hano babazaga niba wakomeza programu mu Cyongereza, ushaka gushyiraho no cyangwa yes cyangwa muri Hungary. Hanyuma ukore kuri save as draft. Numara gusinga as draft ukore kuri next page. Numara kujya kuri next page urahita ujya kuri employment. Kuri employment rero uraza gusangamo information zikurikira. Hano umaze kuzuza priorities, profile, contact na education, kuzuza language, employment neza na activities na za residence ndetse na motivation. Hari ahantu uri buze gukora motivation, uhita ujya kuri motivation. Hano ahantu ni ingenzi, hano kuri motivation hitonderwe kuko hari letter yitwa motivation letter. Wandikiwe letter ugomba kuyandika neza kuko nimwe mu bintu bishobora kuguhesha chance zo kuba selected wahabwa scholarship. So iyo wamaze kubikora neza rero uza kuri checklist ukagenda ukareba niba documents zawe wazauploadinzemo neza. Igihe wauploadinzemo documents zose neza haba hariho akagati k'icyatsi, ariko igihe hariho ak'umuhondo biba bivuze ko icyo gihe iyo certificate itaraboneka, ariko watanze ko specifies ko uzayibona igihe runaka. Nk'ahangaha kuri medical test wavuze ko iyi document nibura bitazarenga ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 utarayihabwa. Ushobora biba birimo mu mabusheni urabicuzinga. Ku muntu utari bubisobanukirwe ari uri butabibonye neza agiye muri comment section abaza ikibazo cyose ashaka kubaza turamufasha. Hanyuma kuri ada uraza ujye kuri medical info. Hano ikintu ubusabwa ni ukuvuga ko gakeya kuri condition yawe ya medical. Ushobora kuvuga ko ufite good health, ibintu biri simple cyane, nta bintu bigoye cyane. Hano bari kwaza aho wakuye amakuru, ushobora gushyiraho friend and family cyangwa ukavuga ko wakuye information from WhatsApp ukabishyiramo. Wamara kubishyiramo neza ukaza ugakora kuri save as draft cyangwa se ugahita ukora submit. Nabwo iyo wasoje step nta kibazo. Iyo ukoze kuri submit bakakubwira ko habaye error, hari error iba detected, urabanza gusa kubanza gukosora error. Iyo umaze gukosora ya error yawe neza uragaruka ukongera ugakora kuri submit, uragenda ukareba aho iri, baba bakubwiye aho iri bahita bakwereka ahantu hari error, ukabanza ukagenda ukayikosora. Haba hari akantu k'umutuku, iyo wayikosoye uragaruka ugakora kuri submit. So error iyo umaze kuyikosora, error dusanzemo zose tumaze kuzikosora, uhita ugakora kuri submit neza. Ngubu yes mukona application successfully submitted. Error zose twazikosoye, niyo mpamvu mubona turi kubwirwa ngo congratulations, your application has been submitted. Umuntu wari wese bakoreye application, nizere ko wabonye iyi page baguhaye screenshot ikwereka nibura ko waba application yawe ya submitted. Screenshot imeze nk'uko nguko. Iyi nayo ni proof. Ikindi bahita baguhereza email ikubwira ko application yawe yabaye submitted. So yeah.